probable lineup tugaje ku ruhande rw'ikipe y'igihugu iyi ni 11 bizewe nk'uraba akantu ka probable 11 bizewe ku mutoza Eric Nshimiyimana ndetse n'umutoza Adera Murusha hatabaye impamvu y'imvune cyangwa ikindi kibazo runaka umukinnyi yagira, kandi kugeza ku mugoroba isaha y'isaa moya n'iminota 18 bose bari bazima 18 agapapuro niba ushaka dokima metari na 20 taruzuye agapapuro nahita nkabuyega ka 11 mwizamu ni Ntwari Fiacre ntashidikanywa, kabiri ni Kavita, gatatu ni Claude Niyomugabo, umutima wa defense ni Manzi Thierry na Ange Mutsinzi, gatandatu ni Mugisha Bonheur bakunda kwita Casemiro, umunani ni Bizimana Djihad kapiteni, 10 nuwo bita Muhire Kevin aka Runi, uruhande rumwe bamwita George Yakwizera, urundi ruhande ni Mugisha Gilbert Barafinda, hanyuma hakata ku mukino witwa Innocent wayijuranyije ndimo ndasoma Fiacre mwizamu, kabiri Kavita, gatatu Claude, umutima wa defense Manzi na Ange, gatandatu Mugisha Bonheur, umunani kapiteni Djihad, 10 Muhire Kevin, uruhande rumwe Kwizera Georgia, urundi ruhande Mugisha Gilbert Barafinda, akata Nshuti Innocent. Mu magambo magufi ndatinze ntanari iminota, kubera iki imyanya imwe n'imwe abakinnyi runaka kuko arabo ntakwirirwa mbaza, kubera iki Claude kandi Mangwende yaraje, umutoza Adel amurusha nyibiri yatya Mangwende nibyo yakina iminota 81 akina muri Belgium, you are right ariko yakukiriye match nziza kuri Zimbabwe turanatsinda, mukuyemo nabo murenganyije kuko nta kosa yakoze muri match, ibyo namusabye yarabikoze. Ndamubwira ni ese ko Mangwende abantu bavuga ko bari hejuru kumurusha kandi yibenefita n'imbaraga, abasore bayo n'abantu barebare ndameranaje bijyamo physically baraturusha, kandi Mangwende physically ubona yuko akomeye kurusha Claude. Arambwira ati nunajya no gutoza umukinnyi amahirwe yo gukina match yarwaye nziza, ati ibyo ngibyo bimwereka yuko ari less valued kuri wawe, ntabwo nashika cyangwa ati Claude ari yamwe icyo kora icyo uvuga ndamutse mbonye igitego ntayigitanga, nahita nkora uburyo bushoboka nanone ubwo kubakinisha kuri tuwari bombi. Abanyarwanda bagiye kurakara ngo yavuga ko byo n'ingingo ariko ngewe banzamo Claude hari Mangwende kandi ari byo shoje nyine icyo nge nyine reka gitanga igitekerezo cyo nshaka kukivugaho uko mbibona nyine uko bazi. Mangwende hari umuvandimwe we wa hafi pe yaramwe ngo Mangwende mbone yagize n'impamvu yatinze muri rehabilitation, mbone yakize imbere pe ariko kubera hakira baravuga ati none wowe tuzo bandukire neza, nuvuga ngo Mangwende yarakize fitness irahari, ibi byose birahari nta kugihari, ariko na coach ntashidikanya kuri fitness. Icyo kuvuga ngo rero ngo kubera ko uyu mukinnyi yamaye match nziza reka nongera mugaruremo wenda hari uwo ntekereza ko yatanga byiza kumurusha inakira uretse mwerekeza uri kuvuga nk'umuntu utari muri management. Ikibazo cyawe ni uko udashaka ko njye ntanga itegeko cyawe ntabwo mwikiranure biraturira iminota kandi nibyo amasegonda 30 defend. Njye uko mbyumva numva wagashyizemo umukinnyi utanga byiza ntagendeye ngo yampaye ibi byari byiza. Niba ubona Mangwende yaguha byiza kurusha Claude y'ibyo yaguhaye, Claude yatanze nibiye kandi baratsinze, ibi yatanze nibiye kandi baratsinze, kandi ngo hari uhatanga byiza kumurusha ubibwiwe ni nese ibyo Claude yatanze na projet byararangiye nta warenzaho nasa Mangwende we ntiyagira amajwi birashoboka ayabayita Amavubi. iyo oya logique ya Adel tureke no kuvanga abanyarwanda irumvikana. Hari umuntu umaze oya iyo ni principe ya coaching. Iyo umukinnyi yaguhaye umusaruro komerezaho birasanzwe nibura uzabireba. Iyo umukinnyi yatsinze igitego niyo mpamvu Kitoga yitwaye neza nkuramo, ariko umpaye impamvu ntabwo wankuramo gutyo gusa ngo nkuyemo, ntabwo habura impamvu nkubwira nti uyu arama byiza kukurusha. Anyway twese ni igihugu cyacu
kandi na buri muntu yemereye igitekerezo cye. Let us agree to disagree as brothers. Tuvuye aho rero kuri iyo line-up reka mbibutse ko tariki ya 15 ukwezi kwa 2024 mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika u Rwanda rwari rwakiriye Benin umukino urangira ibitego biri ku gitego kimwe by'Amavubi. Haba mu mpinduka zabaye inshingiye kuri line-up Rugaju yamaze no gukonfaminga ubwo abasohotse ni Ombolenga ni Mangwende nijye na Clement ni Gerlet Sabose nabo ngabo baza ko batari muri line-up ubwo n'abakinnyi ni Ombolenga umwe Mangwende babiri nijye na batatu na Gerlet bane nizo mpinduka zivuye ushingiye kuri ya mukino. Hanyuma kuri Kavita yavuze ko Kavita ngo ntabwo yataka ariko ngo amufundira ko yamuha balance mu gihe abandi bagiye kwa aravuga ati nuko ngo hari ukuntu ari cyo bita rest icyo igihe abandi bagiye kwataka abandi basigara inyuma bari avuga ko azajya asiga batatu Ange Manzi na Kavita ko Kavita buri yakina abasore kabisa bose atari cyo mukundira akora ibintu biri simple bari yayibonye arayikubita akayijyana icyo bamutumye n'icyakora kuzamuka n'umubiri yumva konsigne z'umutoza ibyo kudefana nako kwataka n'umubiri bango ariko yazamutse kukurindira izamu bisa nkaho mu Mavubi bakonfirmye ko agomba kuzakina kabiri. yego hanyuma ku kintu bavugaga ati ni iberi nari mfite y'impunyenge namubwiye yambwiye ati ndakizi namwe atajya kurusinga na Kavita nta crossing ukeneye cyane abadafanseri barebare ati n'ubundi process ntibukenere nyinshi ati ahubwo nkeneye ko baza kugerageza gukina umupira wo hasi ati yambwiye ati muraza kubona icyo bita umupira uteye pase turakina baro yo hasi yakoreshaga ijambo ngo turakina icyo bita ngo you see sweet football umupira nyine mwiza hasi pase nyinshi hasi ati kuko tugiye mu by'amadiweri yo mu kirere twazajya gushaka kugira baradusumba baratusha n'imbaraga z'umubiri ati rebe n'abawinga mfite ni bagufi bombi abe Georgia abe na Barafinda ati na nshuti ku badefenseri b'iyi kipe ntabwo yabashobora ni ibisore ni barebare ati rero dushatse gukina baro mu kirere ntabwo twabishobora turawushyira hasi turebe ko ariho twabarushiriza. ubwo narebye n'amashusho y'amaci ibanza y'Amavubi na Benin iriya nyine navugaga mu kanya kuko urebye nk'igitego nshuti yatsinze ahantu baro yatraverishije n'ubundi yacaga hagati iciye hasi niko byagenze. hanyuma yashoje avuga kuri reka soze byaba byinshi ariko reka soze kugira ngo twinjire muri Benin iza guhura tujye no kuri head kandi namwe ese ushobora kumenya gute kare gukina ko buri gihe iyo bateye imipira nyine izo second ball kuri Benin barebare Samira agiye kujyamo urabona David ya baro mu mpande bagahita binjira muri box yacu abamaze kugeramo wenda nimero 10 ugasanga badutsinda ibitego Benakenshi wenda ngufashije mu mikino 5 Rwanda rugakina n'ikipe y'igihugu ya Benin batsinzwe ibitego 7 birimo 2 bya Moniye yego ishakaga nonaha niyo mpamvu ndi kuvuga kuri Moniye gusa Moniye wenyine ibitego 7 twatsinzwe harimo 2 bya Moniye wenda ubwo Andreas Utonje ndabajyaho bose barabigabanye bagiye babigabanya ndashaka ko Rugaju ari kuri ijambo nkakujyana niwe tujyana muri ibyo rero namubajije arambwira ati turaza gukora icyo bita munsi turaba tukarangije kaje yitwa gusandwicinga ni kumwe bamushyira hagati. yavuze ati Casemiro ni muremure na Ange ugomba kuba mumaritse ni muremure. yavuze ati rero nasabye Casemiro ko mu gihe bagiye kuransa imipira kuri Benin azajya agaruka asa n'uwegera abadefanseri Muniye asa n'uhagaze hagati ya Ange na Casemiro ati ku buryo nagarura umupira ugaruranye nk'inyuma we Casemiro ube uwubona nashaka no kuransa wowe Ange ube wakwantisipa ukurikire iyo muvuma y'iyo baro ati nyine mu musandwichi ni nka kuriya bajya bakora urabona hari nk'ibintu tujya tukaba ati mu nkorera icyo bita Rolex bafata capati bakayishyira hejuru amajyari hejuru andari munsi bashyiramo imboga nibyo bintu byakorohera abantu kubyumva cyangwa se kwa kuntu ukata umugati ugashyiramo kavoka ka kavoka ushyiramo hagati nuko baza kuba bamugize baramunigiramo hagati yabo ngo twamukaniye ngo ntagomba guhumeka bigoga ku mpamvu z'umwanya wawe